Groupe El Erohi ni groupe yashinzwe ku itariki 20 Mata 2016, ifite intumbero yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyane cyane abamambure bagahugurana ku mbuga nkoranyambaga WhatsApp, ijambo ry'Imana bakaganira, bakagera kuri byinshi baganira mu buryo bw'umwuka. Yashinzwe nanjye nkaba na perezida uyu munsi Sengoma Jean Paul. Tugenda dushyiraho abantu twari tuzi baba hirya no hino, twagiye tubana, hanyuma nabo bazana abandi, biraguka birakura bigeza ku rwego dutangiye kujya duhura dusenga twenyine. Ndibuka ko bwa mbere twahuye muri uwo mwaka wa 2016 ku musozi wa Kanyarira, hanyuma turasenga, nyuma yaho tugenda tuganira dusanga ntibihagije, dutangira gukora ibiterane. Harimo icyo twakoreye i Muhanga hitwa Karubanda, mu Miyove muri paruwasi ya Miyove aho ni mu karere ka Gicumbi. Hari icyo twakoreye ahitwa i Huye muri paruwasi ya Matyazo, n'ibindi n'ahandi hatandukanye, Ibweramvura i Kigali muri paruwasi ya Jabana. Twagiye tunarangwa n'ibindi bikorwa byo gufasha abakene, tubarira mituweli de sante, twabikoreye Muhanga. Twagiye gusura abarwayi ku kigo nderabuzima cya Nyacyonga muri Kigali, n'ibindi bitandukanye. Ibyo rero byose turabishimira Imana, si ku mbaraga zacu ahubwo ni Imana dushima. Ntabwo bisanzwe ko abantu bahuzwa n'urubuga nkoranyambaga ngo bagere ku rwego rwo kuba groupe ikora ibiterane, ariko Imana yadushoboje. No kuri iyi nshuro ku itariki 19-21 twari dufite guhura, cyane cyane twakoze igiterane cy'iminsi 2 muri paruwasi ya Ruhango, aho twabonanye n'abakristo bose, tugirana ibihe byiza, tujya mu midugudu itandukanye, tubwirizaho ubutumwa bwiza. Iyo yose ni imirimo dushimira Imana. Twari turi kumwe n'abahanzi n'abakuru b'itorero n'abakristo batandukanye, abavugabutumwa. Nk'abahanzi twari kumwe n'abitwa abatorero ba Weraris, ba Sumuta, n'umuhanzi ufite ubumuga bwo kutabona ucuranga akanaririmba atabona witwa Noah. Twagize igiterane cyiza dushimira Imana. Ku Mana Noah, nkaba ndi umuhanzi. Ibintu byo gucuranga nabitangiye niga muri segonderi mu wa mbere. Ubwo nabitangiye numvaga nshaka gucuranga, najya gukora ku byuma bakanyirukana. Hanyuma umunsi umwe Imana iza kumpa umuntu, ndamugandira nkwigishe, akagenda anyereka ahantu mbifata mu mutwe, mwigisha nanjye ndepeta mbimenye gutyo kugeza n'uyu munsi ndi umucuranzi. Ashima Imana, aba bantu twarabanye n'ubu ndacyabaherekeza, kandi Imana iracyakora natwe imirimo n'ibitangaza. Yitwa Nshimiyimana Egide, ni comptable wa groupe El Erohi. Turashimira Imana cyane ku nshuro ya 13 yongeye kuduha amahirwe yo kwikorera, nk'uko yaduhamagaye ikadutoranya mu magana menshi y'abanyabyaha, ikaduha amahirwe yo kwikorera, ikaduha umurimo wayo. Twagize amahirwe akomeye cyane yuko yongeye kudutuma muri paruwasi ya Ruhango. Uyu munsi ku cyumweru yatugabije imidugudu igera mu 8 ikorera muri paruwasi ya Ruhango. Muri iyo twavugamo nk'umudugudu wa Kabutare, umudugudu wa Munini, umudugudu wa Gitisi, umudugudu wa Ruhango, umudugudu wa Buhoro n'umudugudu wa Bunyogombe. Iyi ni imidugudu yose Uwiteka yatwemereye ko dukorera mu nkuko groupe isanzwe iteye. Dukora nk'itsinda ry'abavugabutumwa, abanyamasengesho n'itsinda ry'abigisha ubutumwa bwiza. Kuri iyi nshuro rero Uwiteka yakoze ibikomeye, nk'uko yari yaduha ubutumwa bukomeye cyane bwo kugeza muri paruwasi ya Ruhango ku midugudu itandukanye hirya no hino twabashije kugera. Imirimo y'Imana ikomeye cyane kandi ihambaye yakozwe, aho benshi bihana n'ibiciro byabo, bandi bari barataye Imana, bari baravuye mu mirimo bakongera bakagaruka, bakaza gushimira Imana, bakongera kugarukira Imana bari barataye. Inzira bari baragiyemo zitari nziza, aho bari barananiwe, aho bari baracitse intege, Uwiteka akaba yabagire neza akongera kubagarura. Turashimira Imana bikomeye cyane yongeye kuduha amahirwe yo kwikorera no gutuma tubasha gukora umurimo wayo nk'uko yabitubwiye, n'ukomeje kudukoresha muri iyi minsi turimo no mu gihe kiri imbere nk'uko yabitubwiye. Imana ishimwe ko yatugiriye neza n'izina rya Yesu Kristo. Turayishimira. Yakoze. Pasiteri Twagirayesu Joseph, ndi umukuru w'itorero ry'akarere rya Ruhango, paruwasi Ruhango. Ndi umuyobozi w'umudugudu wa Ruhango.
turashimira Imana bwa groupe El Elohe bw'umurimo w'Imana baje gukora ku bw'umuhamagaro Imana yabahaye. Dushimira Imana imirimo itangaje yabakoresheje no mu itorero ryacu. Dushimira Imana imirimo idasanzwe, abantu barihannye, abantu bongeye guhembuka, abantu bongeye kuzura imbaraga z'Umwuka Wera, kandi muri rusange tubona yuko bagize n'igikorwa cyiza cyo kudushyigikira ku gikorwa cy'inyubako dufite, umurimo w'Imana turimo kubaka. Turi kubona rero aho Imana ibagejeje ibakoresha, ni igikorwa gikomeye ku buryo dusaba buri muntu wese ufite umuhamagaro kuba yasaba ikaze muri groupe El Elohe. Reka dusoze dushima Imana kandi tubasabira umugisha kugira ngo Imana ikomeze kubagura. Mu ijambo twasomye riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, ibice 15:58, tubifurije umugisha w'Imana.